mwakijwe n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Ese ni bande babasha gukunda Kristo? Who can love Christ? Who is able to love Christ? Ninde ubasha gukunda Kristo muri iyi si nzima? Ninde? Ese ni abantu bose nk'uko babivuga? Abantu benshi uramutse ugiye hano ku muhanda kabaza ngo ese ukunda Kristo cyangwa uramwanga? Abantu bavuga batuje akantu kabo ngo nanga Kristo ni bake cyane. Ni mbarwa. N'uwaba mwanga mu mutima ntiyapfa kwivugira mu bantu. Kwera wenda ko azi ko twese turi abakristo mu Rwanda, bityo uvuze ngo wanga Kristo, n'abayisilamu bahurira ko bamukunda. Ariko bamukunda mu buryo butandukanye nuko twe tumwizera. Bamukunda nk'umuhanuzi w'Imana. Iyo Mana yabo. Nyamara benshi bavandimwe muri iyi si bakunda ibyo Kristo atanga. Ibimuvaho nibyo bakunze. Ibyiza abaha ari hano ku isi, ariko siwe bakunda. Kubera yuko ku bwa kamere yacu turi abanzi b'Imana, ibyo bituma turi mu bubata bwo kwanga Kristo. Niba ngo muri kamere tuba mu nda, umuntu wese ava mu nda yanga Kristo ubundi. Niko birivuga. Nimba ari ikintu cya mbere tuba mu isi turi kurwanya ni Kristo. Tuba mu isi tutamukunda. Nta muntu ubasha kumukunda ye ku bwa kamere. Nta nubwo wabitoza umwana ngo agere aho amukunde atari Imana ibimuhaye. Kamere yacu gayo iri opposed to the nature of Christ. Baho kamere yacu gayo isobanye cyangwa se busanyije n'uwo Kristo ari we ndetse na kamere ye. Twese tuvuga turi abanzi b'Imana niko birivuga mu Roma 8:7. Kuko umutima wa kamere n'umwanzi w'Imana. Umutima wa kamere ni umwanzi w'Imana. Baho twese uko avuye mu nda umeze buri wese yavuye mu nda ngo afite umutima wanga Imana. Ndetse Paul yongera kuvuga mu Roma 5:10, ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo wadupfiriye tukiri abanzi bayo. Nuvuga ngo mu yandi magambo igihe Kristo yadupfiraga, igihe Imana yadukizaga, ngo dore uko twari tumeze. The description yacu, we were enemies with God, we were haters of God. Turi abanzi b'Imana ku bwa kamere. Yahora ababyeyi bavuga ngo rwose ngo umwana wacu ngakunda Yesu. Ngo dore ngo asigaye ngo yumva indirimbo zambonye ngakunda Yesu. Murabyumva? Ntabwo ari byo. Akunda kujya muri korali y'abana urakunda Yesu. Ntabwo ari byo bavandimwe. Cyetse nimba yarazutse. Akoze imyaka afite ntago niba afite 3 ashobora kuzuka. Ariko nimba atarazurwa n'Imana aracyari umwanzi wa Kristo. Ashobora kuba umukunzi wenda akantu bamushushanyije ati dore Yesu n'agatama gatere mu ntoki, hanyuma aga falling in love with that picture, agakunda ako gafoto. Eko numva Yesu ari a cool guy. Umwana mwiza rwose akunda abana. Ni byiza cyane. Ariko bavandimwe mu mutima mu ndiba y'umutima umuntu wese abayanga Kristo. Ariko uretse kamere yacu dutera kwanga Kristo, n'isi tubukira mu bwayo yanga Kristo. Nuvuga ngo ibituzengurutse ari ibiri muri twe ari n'ibituzengurutse byose bifatanyiriza hamwe kwanga Kristo. Isi tuzengurutse ubwayo yanga Kristo. Ababyeyi bacu batizera baramwanga. Ntabwo ngiye kubakoma rwose ngo rwose umuro we papa wakunda Kristo nubwo adakirirwa oya. Ababyeyi bacu bavukamo nuvuga ngo tuvukira mu biganza byanga Kristo. Abayobozi bacu ari ab'igihugu ari amashuri bose babanga Kristo niba badakijijwe baramwanga. Abavandimwe bacu tuvukana baramwanga. Abastari dukunda baba dufatira urugero baramwanga bose. Abantu bose tuzengurutse ndetse na systeme bagende barema ku isi zose nizigamije gushanya urwango banga Kristo. None se uko twamukuraza tubivanye he? Mumbwire. Urwo rukundo twarukura. Niba muri twe hari mu rwango rwanga Imana, ubwo rukanga n'umwana wayo. Nimba nisi tuzengurutse ari byo igende dutoza, ubwo twamukunda dute? Twamukunda dute? Mwanditse buri kabiri batangira avuga ngo ni iki gitumye abanyamahanga bagira imidugara? Tuvuga ngo agaze nk'imbere arebye isi yose avuga ngo isi yuzuye imyigaragambyo. N'amoko yose yatekereje iki ibyusa. Abantu bo mu isi biteguye kurwana kandi abatware bagira inama Uwiteka n'uwo yasize. Batereka ducagagura ibyo batohesheje tujugunye kuri ngoye batohesheje.
umwanditsi aravuga ngo isi yose yakoze imyigaragambyo, abatware, abaturage, abakire, abakene, abazungu, abirabura, abakomeye, aboroheje, ngo bose ikintu kibahurije mu myigaragambyo ngo ni ukugira ngo bigobotore ingoyi yuko Kristo ari umwami w'isi. They want to eradicate the name of Christ. Itorero rimo soma muri ngo leta y'Ubushinwa ngo ishaka ngo amadini yayo yose yo mu Bushinwa ngo gomba ngo kwirinda ikintu cyose cyatuma ngo ibangamira ngo habangamirwa ngo the socialist values, ngo ni imibereho myiza cyangwa se nabyita nk'imico myiza y'abasocialist, urabyumva? Ndetse ngo n'ikintu cyose kibangamira nyine ibyo leta yitekereza ko ari byo bikwiriye Abashinwa. Rero kimwe muri ibyo bintu bibangamiye ni ubutumwa bwiza buvuga bwa Yesu Kristo, kubera ko buzana imana z'ahandi zitandukanye n'umuco wabo, hanyuma ukazizana mu gihugu cyabo. Bavandimwe, abatwara mu isi bateraniye kwanga Kristo, kandi ntabwo ari mu Bushinwa, no mu Rwanda. Yo bicaye bakavuga okay, reka ducreatinge, turabona ibintu abaturage benshi, ibintu abaturage yabuze hano mu Rwanda ni byinshi, ariko kimwe mu by'ingenzi ni ahantu ho kwidagadurira bashobora kuzakanywa bagasinda mu masaha y'umugoroba. Reka tuhabaremere. Ntabwo ari uko amafaranga abaturage abayobozi bakeneye, ni uko banga Kristo mu mitima. There's no other way. Ibya Kristo bihabanye n'ibyo bashaka, so barashaka ikintu cyose cyagaragaza yuko twigaragambije kuri Kristo n'ikimenyetso dore twibohoye ku ngoyi ze. Yene ubusinzi ni icyaha, usambaye ni icyaha, ibyo ngibyo twarabirenze twebwe. Twateye imbere. Urwango twanga Kristo ruri mu mutima, ruratuzengurutse bwa kamere. Iyi rero niyo mpamvu umuvandimwe w'icyangana, niyo mpamvu yonyine bisaba yuko imbaraga ndenga kamere z'Imana ubwayo zigomba kuza zigaca iyi migozi y'urwango tuba dufitiye Kristo mu mitima yacu. Imbaraga ndenga kamere, the supernatural power of God, imbaraga zivuye mu ijuru, nizo zonyine zibasha kuza mu mutima w'umuntu zigafata ya minyururu y'urwango yanga Kristo, ndetse nawe y'amaso yahumye agakomeza no gumishwe n'izimuzengurutse, hanyuma zikamujobora muri abo bantu, zikamuhagarika ahantu areba Kristo avuga ngo all together lovely, all together wonderful. Uyu nguyu ni kwifuza kuruta abandi, uyu ni w'igitangaza kuruta abandi. Imbaraga z'Imana ubwayo nizo zibikora, tukabasha kumukunda. Bavandimwe, bisaba guhumurwa n'ubufasha buturutse hanze, external help. Ni imbaraga ziva ku Mana ubwayo zigahumura umuntu, zikamuzura, zikamubyara ubwa kabiri, zikamurema bushya, kugira ngo ntabashe kureba Kristo, abone ko Kristo ngo akwiriye kwifuzwa kuruta n'ubuzima bwose. He is more precious than life itself. Iyo umuntu amaze kuzuka nuko bigenda, usigara uvuga okay, nibatwara imitungo, nibatwara abavandimwe, umubiri none bashake batware, kuva Kristo turi bugumane. Icyakambere cyiza nuko nagenda nkajya kwana Kristo, niko Paul yavuze mu Afilipi ngo which is far better, ngo nibyo byiza biruta ibindi byose, ngo nuko najya kwana Kristo. Ibyo ntabwo bivuga n'umutima udakunda Kristo bavandimwe, kandi umutima ntabwo Paul yatojwe n'ababyeyi be, ntabwo nawe nimba uri ahangaho ukunda Kristo bitojwe n'abavandimwe bawe, ahubwo ni Imana ubwayo yabikoze. Ni Mwuka Wera wenyine ubasha gukora icyo gitangaza. Umwumvira igitangaza ngo yambohoye ingoyi zose, ni igitangaza nyine, ni igitangaza. It's a miracle. Gukizwa ntabwo ari ibintu twitoza, ntabwo ari ibintu umuntu agenda akura gake gake asobanukirwa. Oya, habanza kuba igitangaza kivana umuntu ku ngoyi yo kwanga Kristo kikamushyira ahantu akunda Kristo. Kandi Imana ibigere bisezeranye kuva kera muri Yeremiya 24:7. Yeremiya 24:7 ngo nzabaha umutima wo kumenya yuko ari Uwiteka, bazaba ubwoko bwanjye nanjye nzaba Imana yabo, kuko bazangarukira n'umutima wabo wose. They will return to me with all their hearts. Bavandimwe, ni uko Imana ivuga ngo njyewe ubwanjye njyewe Imana, kubera ko nzi ko Abisirayeli bazayoba bakayoba kugeza igihe mbohereza abahanuzi bakabafata bakabica, kugeza igihe bijugunye mu kagozi bakajyanwa mu bunyage n'Abanyababuloni. Nuvuga ngo nize gusoma rimwe muri Yesaya igice cya mbere, Imana itangira isa nkaho yigira impuhwe Abisirayeli, ariko mbona iki gituma mwemera ngo mushaka gukomeza gukubitwa inkoni? Mumbwire, ni iki kintu kiri kubatera gushaka gukomeza kubabazwa? Dore umubiri wose wuzuye ibisebe,
kuva mu birenge kugera mu rutwaro nta hazima ntamwe. Nuvuga ngo narabahannye ndabahana ngeraho ndaruha. Nuvuga ngo namwe ubwanyu muracyashaka gukubitwa izindi nkoni. Why? Bavandimwe, uko niko kamere yacu imeze. Ariko Imana igeze aha ngaha iravuga muri Yeremiya 24 ngo njyewe ubwanjye nzabaha umutima wo kumenya. I give them a heart to know me. Nzabaha nuvuga ngo n'iby'ikorera. Hanyuma ngo bazangarukira n'umutima wabo wose. Umutima wabo wose. Hanyuma murongo 32 32 ngo nzabaha imitima ihuje n'inzira imwe babone kunyubaha iteka ryose. Nzabaha imitima ihuje n'inzira imwe kugira ngo babone kunyubaha iteka ryose, kugira ngo bibabere ibyiza bo n'abana babo bazabakurikira. Kandi nzasezerana nabo isezerano rihoraho yuko ari ntabwo nzabata ngo ndeke kubagirira neza, nzabatera kunyubaha mu mitima yabo kugira ngo batanyimura. Nzabatera ikintu cyo shaka kugira ngo umuntu yerukire Kristo amukunde, bisaba ko Imana imushyiramo. Bisaba yuko Imana imuzura muvandi. Nimba cyanga ukaba wumva Kristo ibyo rwose ubumva ibyo bintu ariko muhoramo dusubiramo buri munsi. Imana igomba kubikora. Nigomba kubikora. Ntago wabyiha. Ntago wabyiha. Bavandimwe, imbuto y'Umwuka Wera iki tugeramo mbere na mbere kibanza kubaho ngo n'urukundo. Imbuto y'Umwuka Wera n'urukundo. N'amahoro, n'ibyishimo, urukundo. Love. Aduha kubanza gukunda Kristo ubwe. Yego aduha kumwizera kugira ngo dukizwe, ariko mbere na mbere akaduha kumukunda. Ngo turayikunda ko yabanje kudukunda. Ariko mbere yo gukomeza abavandimwe, ndagira ngo ufate akanya banze utekereze. Utekereze kuri ibintu turi kuvuga. Yibaza, ese koko nkunda Kristo? Why love Christ? Yewe ana uriya muvandimwe ndi kureba. Yewe nkunda Kristo. Ubu ufite ibihamya mu mutima wanjye yuko nkunda Kristo. Umutima wawe wumva umarwa n'urukumbuzi nkuko yawe yavugaga. Umutima wanjye nguramarwa n'urukumbuzi ngo nzi ko umucunguzi wanjye ariho, ngo kandi amaherezo azahagarara mu isi, ngo kandi uruhu rwanjye nirumara kubora ngo nzareba Imana yanjye mfite undi mubiri, ngo amaso yanjye azayireba ngo atarayundi, ngo hanyuma ngo ibyo ngibyo bituma urukumbuzi rumara umutima wanjye. Is that the case with you? Niko nawe bimeze mu mutima wawe. Urije bati okay, uretse ibindi byose ku ruhande nasobanukiwe n'ibyo sobanukiwe. Ese koko nkunda Kristo? Umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi kubwe. Ndifuza kongera ukisuzuma. Ese koko is Christ the object of your love? Kristo ni urukundo rwawe rwerekezaho? Ni umutima wawe usaba ngo werekezaho?